iyi karita ndangamuntu uyikojeje aka ka barcode ugakojeje ku mashini isoma barcode ubu information zanjye zose ziri muri aka kantu k'umukara 100%. none se ntabwo uzabaho utari muri system. Mu yandi magambo ntabwo uzabaho chip yawe utari muri system. Nujya kugenda mu modoka bakubwira tashwida nunyura mu muhanda ziriya za circuit ferme zidetecting ziweza uyu nguyu nuwaheye ko tubona tutamusoma uziko buri hari ahantu nyura bakanahita bamenye uhanyuze cyane barakureba ijisho ryawe warabonye ko ubungu basigaye badufata ikimenyetso cy'ijisho yego rero uzajya ugenda kamera iri hariya hirya kurebe mu jisho ugiye utari ku uyu nguyu ko atari muri system mu mufata uyu nguyu ugomba kuba ari ikigomeke ugomba kutugendera mu muhanda utari muri system ugumi wawe telefone yawe ntizaba ishobora gukora kuko ntabwo uzaba activate inze system ya telefone na bumva na computer yawe na televiziyo nta kizaba gikora n'amashanyarazi ntazaka mushumba reka nkubaze utari muri system ntabwo uzakora reka nkubaze ikibazo rero ninde muntu warokoka ibyo bintu kuyo niyo mpamvu bakubwira ngo abazanga ntibazatunda ntibazakora muri system wabo bazapfa nyine ubu hano dufite abantu bashaka kwemera inzara ikamwica kanogono kagashiramo umwuka yewe mbwiye ngo ndahirire ko yasa atari umwami wanjye ahubwo no fine niba ushaka kunyica buke buke byihorera inzara izanyica niba ushaka kunyica byihuse ndasa cyewe nagenda nijye ubikwibwiriye cye nagenda abanyabwoba buriya abanyabwoba rero nibo bakubwira ngo Yesu azabanza tuvane mu isi ngo hanyuma ibyo bibone ko hanyuma se antikristo azica bahe ko batubwira ko azica bera azica bahe mwagiye hari abazanga kumvira ku buryo ninza mfite indangamuntu bakandikamo 250 bamenye ngo yavuye mu Rwanda bareba no muri system bagahita bamenye uwo ndiwe ku numero yanjye iramvuga yego nibyo mfite byose bakozaho ku mashini ya karita yanjye electronique gahita babwira n'umugore wanjye uko yitwa n'abana banjye n'imitungo yanjye byose bizaba birimo byo bizabaho ariko ntabwo ari cyo kizaba ikimenyetso cy'inyamaswa se mushumba mutwibiri banga ikimenyetso cy'inyamaswa ariko sinzi impamvu mudasoma Bibiliya ngo muyumve ni iki ikimenyetso cy'inyamaswa kizaza umunsi yo system izatse oya ibi ni ibimenyetso byo kuramukwa niko Yesu yavuze ntabwo indiraza ibise ntibiraza iyi ni imigendo abagore wenda kubyara bagira ibintu bita imigendo iyi ni imigendo use ko mu gihumeka iyi ni imigendo umunsi bise byaje uza umugore wakubiswe n'ibise aryo ufite umugore oya niyo mpamvu kuko urumva imigendo umugore we yumva hari utuntu dutera ariko ibise bije arakubitwa bamwe bakanaboroga bagataka bagaharamba inzu bakagera rero nkubwire iyi ni imigendo umunsi bise byaje niko Bibiliya ivuga ngo umunsi bise byaje ngo uyu Uwiteka atagabanya iyo minsi ngo n'intore z'Imana zari kwiheba zikabivamo ndakurahira bizaba bikomeye kandi ibi ni ibimenyetso mbese Satani arimo aragerageza uko bizagenda ariko iyi ni imigendo ntabwo ari ibisa kuko wabanje ukareba covid yagiye ite ese mugani twarahumirije duhumuye amaso dusanga yagiye yari yagiye nizi ntambara zose bashobora kwicara batuke intambara ubukeneye inzara kwisha twabikuweho kandi bigakunda kuko amafaranga arahari barayafite noneho ubundi abantu muvuga imana mukeneye itari iyi niyi noneho kugira ngo tubone yuko tubyumva kimwe mwese muze muhinduze chip twaactivating nimero zanyu muri new system utazajya kwaactivating kugira ngo activating no uzavuga ngo nta yindi mana iriho uretse uyu muyobozi wacu ni hakanye ibyo bya Yesu nemeye umuyobozi niyo mpamvu bamwita antikristo ntabwo ari anti-Dieu na antikristo hanyuma wowe rero niyo uhakuzana amakaka n'ubushagaga bakudesactivating nujya kugura amashanyarazi byanjye nta mbuto uzaba ufite ushobora gutera ko warabonye izi mbuto za GMO ntabwo ushobora kuzitera ngo zimere ugomba iteka ryose kujya kugura izindi zo gutera izo baguhaye biriya muri system uzaba ugomba kudepanda kuri system independence kuri system nicyo kintu cya mbere kizabanza kuvaho ntushobora kubaho utari muri system uragenda ufate
visa card Mhm. nk'ubu iyi ngiyi ngiye muri Amerika Yego. ndajya muri resitora Mhm. nshishemo visa card yanjye njye mu Burayi bishyura mu mayero nshishemo visa card yanjye ninjye uyu ni umwenda. Ubu ni ukuvuga ngo muri Amerika byakunda. Iyi ngiyi Mhm. no muri Australia ahubwo no muri Bwongereza na he igihugu cyose kiri developed. Iyi karita nshobora kujyayo nkarya bagashyira mu mashini yabo bakiyishyura, nshobora kuza hano bakiyishyura mu manyarwanda, najya i Burayi bakishyura mu mayero, najya muri Amerika bakishyura Ntibitinde mu madolari. Iyi nyamaswa rero izazamuka ivuye mu mazi. Yego. Ni umunyapolitike uzitwa Antikristo. Uyu munyapolitike ngo azavuga ibintu bikomeye, ngo atuke Imana, ngo arwanye abera, ngo ndetse ahabwe n'ubushobozi bwo kubatsinda. Fata igice cya 13 cy'ibyahishuwe uhere mu gice cya 12 reka nikomereze. Yego. Uwo iyo nyamaswa imaze kuvaho ngo abona indi nyamaswa ivuye mu butaka. Yego. Iyo ni très intéressant. Iyi ngiyi ivuye mu butaka ngo yo ngo ifite amahembe nk'ay'umwana w'intama. Yego. Ngo ivuga ibintu bikomeye. Iyo nyamaswa ngo ariko ngo ikavuga nk'ikiyoka. Ubwo si iyo ya gatatu yo ni. Iyo ya gatatu ni idini, uzayibona idini izaza isa n'iya Kristo, ifite amahembe nk'ay'umwana w'intama, ariko yabumbura akanwa ikavuga imvugo y'ikiyoka. Idini izaza igahuza amadini yose, ariko igakuramo Kristo, kuko n'ubundi muri kino gihe niyo babiri bajya kubwira ngo bya interfaith n'ibindi. Ariko ubundi ibi bintu ubundi Imana nta kibazo iteza, which is true. Imana nta kibazo igiteza. Ikibazo gitezwa na Yesu. Baraguye ati ukuremo Yesu ibindi bintu byose birahura. Pastor uzi ko ari byo. None rero niyo mpamvu bazabyita Antikristo. Iziriya nyamaswa eshatu zizahuriza hamwe, kuko uriya bita umuhanuzi w'ibinyoma ari we ufite amahembe nk'ay'umwana w'intama akavuga nk'ikiyoka. Niwe uzatera abari mu mahanga bose kuramya ya nyamaswa yindi yakubiswe uruguma ikamera nk'iyazutse. So bikubwira ngo nubihuza urabona Satani arimo gukorera mu buyobozi bwa politiki, akazana umuyobozi we uzakora ibyo amubwiye, hakabaho n'idini izakora ibyo yayibwiye. Ubwo buyobozi bubiri buhurije hamwe bwahabwa amabwiriza na Satani, buzakora ibyo byose maze kukubwira. Icya kabiri, ibyo bizaba isi ivuye mu kaduruvayo kavanze, karimo ibyorezo, karimo inzara, karimo intambara zitewe n'abantu, man provoked. Kuko buriya iyo urebye nko kugeza no munsi nta muntu uratubwira yuko covid yizanye, atubwira ngo ubundi ngo virusi ngo bamudu bucurama, shabwo bucurama ko tumaranye imyaka n'imyaka. Yego. Butari wateye icyorezo nk'icyo covid yateye, ariko abandi warabibonye bagenda bandika. Yego. Bati iyi virusi ishobora kuba yarakorewe muri laboratoire, nkuko niya sida bavuga ko ishobora kuba yarakorewe muri laboratoire. Bazamikinga shuwa kwisi bakajagari, nibarangiza bavuye ati kugira ngo wabonye ko muri covid isi yari yatangiye kuba umudugudu cyane, abantu batangiye kuba ati twumvikane uburyo tugiye gusaranganya inkingo, uburyo tugiye gukorera hamwe tugakontorora, abantu bose bakitwara kimwe, ibihugu byose. Rero ibyo mbona mubivuga gusa nk'abantu ntabwo muzi ibyo muri iyi si Satani afitemo abakozi benshi banakomeye, ahubwo banagenga isi mu buryo bukomeye. Rero iyo mwicaye mukavuga ngo ikimenyetso cy'inyamaswa ni amakarita, ikimenyetso cy'inyamaswa ni muragishakira mu makarita, mwagishakiye ahandi. Ahubwo icyo ko kajagari kazaba kari mu isi, reka nkurangiriza ibimenyetso kugira ngo mujye mumenya, kuko biranditse saka ngaka mushumba. Erega biranditse. Rero umunsi muzabona isi ibintu bigera kuri 3 cyangwa 4, yego, bizakubwira ko ikimenyetso cyageze hafi. Icyambere ni bihe? Icyambere nubona isi yose uri umukristo, hari abakristo beza pe, yego, bicara agaca mu isi yigengesereye mu nzira nziza ijya mu ijuru. Yego. Kwa muri rero ntabwo ari Imana yadutumye. Imana yakubwiye ngo we banze uhinduke, numara guhinduka uhindura isi. Yego. Iyo niyo misiyo
birasobanutse. Yesu yabwiye abigishwa be arababwira ngo nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, mugende muhindura amahanga yose. Ntabwo yabwiye ngo mwicare mu ntegereze nzaze mbajyane mu ijuru. Mugendere muhindura amahanga yose baba bigishwa banjye, mubigishe kwitondera ibyo nabategetse byose. Yego. Rero iyo urebye, reka twikomereze, ntabwo ari cyo kiganiro twari dufite. Ariko gukizwa abantu babyumve ko ni ukugira ngo donc bifite umumaro muri ubu buzima no mu buzaza. Ariko cyane cyane urumva, cyane cyane muri ubu buzima. Yego. Kuko buri ikintu cyoroshye. Warakijijwe muri ubu buzima. Yego. Bikakugirira umumaro muri ubu buzima. Ubwo hariya hirya ho nta kibazo ufite. Habe na gitoya. Rwose. Utunganije ubuzima bwawe mu isi, ugasohoza umugambi w'Imana ku buzima bwawe hano mu isi. Yego. Mugiye murambibwira abantu bawe nawe giye munahangayikira n'ibyo gihe ntajya mpangayikira. Sinjya mpangayikira kujya mu ijuru. Oya. Wahangayikira iki? Ubu niturangiza iki kiganiro, nkarangiza igiterane ndi bwigishemo mu mwanya, ntabwo mpangayikira gutaha. Ko ndabizi urugo rwanjye rurahari, inzu yanjye irahari, umuhanda ujyaho ndawuzi, nta uri bunkumire. N'umwana ubi wanjye. Yego. Naza hano, amateraniro narangira, ashobora gufata moto cyangwa tukazamukana akabazi ngo ndataye. Iwawe. Kuki ngomba guhangayika? Hasi buri ubona impamvu abantu bahangayika ubwo yaba ari iyihe? Kubigishijwe nabi. Okay. Hanyuma reka dukomeze. Uyu munsi nibyo nari natangiye mvugaho, hari ibintu bitavugwaho rumwe. Ibintu bitavugwaho rumwe n'ubuzima bw'abakristo mu isi. Uko isi igenda iba transforme, usanga bamwe babigizera nyine uko babyumvise babyigishijwe, abandi hakaba hari ukundi babyumva, donc ntibabihurizaho. Urugero, isi y'ikoranabuhanga igenda irushaho kuba gutera imbere, reka tubyite gutyo, hanyuma ugasanga rimwe na rimwe abakristo bamwe, ndetse navuga ngo benshi, baba basa n'abafite ubwoba, bavuga ati iri koranabuhanga riratujyana ikuzimu, riradushyira satani, birarangiye rwose. Urugero, ubu mu Bwongereza hashize nk'icyumweru, abaturage bo bamaganye iyi ndangamuntu y'ikoranabuhanga ku mugaragaro. Ngira ngo mwarabibonye byaciye ku mateleviziyo, barabyanga, baravuga ati iyi rangamuntu ntituyishaka. Hanyuma nina iwacu usanga abantu babivugira mu mitima, ariko hari abavuga ati iyi rangamuntu ni ibiki birimo. Hanyuma ikindi, mu Bushinwa narabibonye nabyo, no muri Amerika ubu haje ikoranabuhanga ku buryo ugiye kwishyura urambikaho ikiganza, hari akamashini urambikaho ikiganza kagasikana, kagahita gakuraho amafaranga, nyine kahita kabona umwirondoro wawe, bahita babibona muri systeme, ugishyura. Kandi wabonaga ko abantu baryohe bavuga bati ibi bintu biroroshye, byoroshye ubuzima. Si ibyo gusa, n'ibindi wenda turagenda tubiganiraho, ariko usanga ibyo bintu abantu batabyumva kimwe, bakavuga bati ibi bintu bishobora kuzangiza ubugingo. Ubundi by'umwihariko mushumba, ikoranabuhanga cyangwa hari ikintu cyakozwe n'amaboko y'abana b'abantu gishobora kugera ku bugingo bw'umuntu imbere. Ikoranabuhanga ryo icyambere ntaho muzarihungira. Ntaho. Urebe hano twicaye, ikoranabuhanga riri muri iyo kamera, ikoranabuhanga riri muri iyo telefone. Rwose. Uzavuga ngo yahunze ikoranabuhanga nzabaza nizo uzaba muyihese. So icyo ni icyambere. Yego. Ahubwo ikibazo nuko kwibaza ngo ariko ibintu abantu bavuga, ikoranabuhanga ntaho mbona rizica ubukristo. Abakristo bazica ubukristo bwabo kubera ikoranabuhanga. Ariko ubundi ikoranabuhanga ni neutre, ni igikoresho. Iyo telefone, yego, utayifunguye yakwifungura. Oya. Iyo telefone udakanze ama applications arimo, wenda ngo uvuye ngo ngiye kuri YouTube, ngiye kuri Gmail, ngiye kuri Google, yakwibwiriza igafungura Google ikakwereka ngo reba ibintu. Oya, ntibishoboka. Ikoranabuhanga ni igikoresho gikora ibyo twebwe twagennye dushaka. So, nurikoresha nabi, yego, rizakwangiriza pe. N'ubundi riratwangiriza. Utaragera kuri ibyo yo kuvuga ngo bazashyira chip mu kiganza, ngo ugikoza ku mashini. Iyo chip yo mu kiganza ntabwo ari cyo kibazo, kuko n'ubundi utashyira mu kiganza uzayitwara muri telefone.
ntuyifitemo se n'ubundi uze ntiwabonye ko abantu basigaye bakoza telefone ku yindi telefone bagapasanya information baba bashyizeho gutya gusa. oya urundi rugero ntabwo urabibona amafaranga se yo si imibare ntwayemo hano. oya si ibyo byonyine none si iyo ugiye muri bisi tap and go yego ibyo rero ntabwo ikibazo kiri muri iyo chip ko n'ubundi chip uyigendana mu buryo bumwe cyangwa ubundi ushobora kuyishyira mu kiganza cyanjye cyangwa nkayitwara inyuma ariko n'ubundi mba nyitwaye. I Kanombe ho nabonye hari systeme bazanye Bahinde niba atari Abashinwa, hari agakarita ugura ni akantu gato ukoza nta muntu uburi kuri robine y'amazi ukozaho bivanye n'amafaranga washyizemo amazi agahita aza noneho amafaranga yawe yarangira amazi akifunga. ubugura amazi kuri robine se yego ibyo ni ibintu bisanzwe bashatse banabikora no kuri by the way iyo system hari n'umuntu nibwira washaka gukora ziriya za cash power yego nako za compteur nibyo compteur zikoze zityo ku buryo noneho wazakita zongera kuruha ikubwira ngo ishyura uzajya ugura amazi nkuko tugura amashanyarazi. nibyo sinzi aho byahereye ariko icyo nkubwira nuko ikoranabuhanga ryoroshya ubuzima. yego aho impamvu rero ubona abantu benshi basaze byabatesheje umutwe aho gatera ko twasomye muri Bibiliya kwazaza ikimenyetso cy'inyamaswa yego bakabishyira mu kiganza cyangwa ku gahanga. yego iki kimenyetso cy'inyamaswa none cyaba ari ikingiki turimo kujyaho abantu murabyibeshyaho ntabwo kiri ari ikimenyetso cy'inyamaswa ariko ikimenyetso cy'inyamaswa niho kizakorera. uti kizakora gite ntabwo nta kintu Satani ajya ahanga iteka ryose akoresha ibyo asanzeho. nibyo yego n'ibyaha dukora nta rugingo rw'ibyaha Satani ajya arema afata ingingo zawe usanganywe niba ugiye gusambana ingingo usanganywe nizo Satani azakoresha. yego icyo azakora ni iki ni ukubigushyira mu mutwe za ngingo zagenewe gukora iki cyangwa kiriya ukazikoresha ibindi. yego siko bimeze. yego n'izi chips ntabwo arizo kimenyetso cya Satani ariko nanjye ndabyemera umunsi Satani yakoze yego nizo azakoreramo izi microchip ntaho muzazihungira. none se reka nkubwire already iyo telefone yawe bayita smart. yego ubu umuntu ushaka ufite ibyuma byabugenewe aza ahuri rwose agukubita GPS yawe akavuga ati rwose ubu ngubu iza yicaye mu giporoso mu gikari cy'urusengero niko ujya ubona Abayisiraheli barasa ibyihebe by'Abapalestiniya n'abandi. yego apfa kumenya nimero ye kubita GPS bakamenya aho yicaye bombe bakayiteregida bashyizeho ahantu location ikizana ntirasi iriya nzu ikaza yanagera no kuri iriya nzu yabona igize ikayikwepa ikaza kumanukira aho wicaye akaba ari wowe wifata. kubera iki? kubera ko nyine ikoranabuhanga n'ubundi murarifite. yego iyo telefone wayishyira mu mufuka wayishyira mu kiganza n'ubundi iriho. yego so ntawe uri bubihungire. rero bambwira ngo indangamuntu ngo imeze gutya imeze kuriya ngo ikimenyetso cy'inyamaswa cyo kizaza pe ariko ntabwo ari kiriya. ariko biriya byose nibumara buriya uzi aho tugana nubona ku isi yose twagize international identification ku buryo indangamuntu yanjye 115858000 n'ibindi bikurikiye inyuma bazongeraho indi bashobora no kongeraho 250 kuko niyo ntuza y'u Rwanda. yego iyo umuntu ashaka guhamagara u Rwanda ari mu mahanga yari yose nibyo yongeraho 250 urashobora kongeraho 250. yego iyo nimero ikajya muri Google kimashini kinini bita The Beast by the way n'ubundi n'uryo zina ry'inyamaswa bafite urumashini rubika amadoni barwita The Beast kajya muri iyo mashini amadoni y'isi yose bakaba bazi ngo umuntu witwa Rutayisire Antoine wo mu Rwanda inimero ye ni iyi ngiyi najya njya kwaka n'ibyangombwa nkashyiramo inimero yanjye y'isi. ako subwo si iyi AI munayo umva kugira ngo ntazasobanurira abantu batuzi bizatugora. akantu gashya kose kaje bahita babonamo Satani. akantu gashya kose kaje bakabonamo Satani aho kugira ngo bite kumenya ese AI
satani azayikoresha ate? Ese jyewe ni gute nakwirinda imikoreshereze ya satani mu bintu bitandukanye? naho ubundi byo kuvuga ngo AI yaraje ntabwo muzayisubiza inyuma, byararangiye. Ku ishuri uba ukeneye ibitabo runaka usamari yabyo AI ikayigukorera ikayiguhereza ako kanya. ubu kwigisha abanyeshuri bisigaye bigoye kuko umuha ikizamini agakubita muri AI ikamuha ibisubizo bikaza bikoze agahita gusubiza agahita biguhereza. Bya bintu byo kumaza ngo ninde mu president wayoboye igihugu iki n'iki ngo igihe iki n'iki, kubita muri computer AI igahita imuha ibisubizo ako nta nubwo bimara umunota. So rero bikubwira ngo AI izoroshya ubuzima, yego, ariko mu mikoreshereze yayo satani iyo yinjiyemo ibyari kungura ubuzima bikabworoshya, yinjiramo bikanabwangiza. Yego. Tukaba tugeze aho ngaho muvuga iyo nuza ibika amadone yose y'isi. Hanyuma donc urumva mwari mutubwiye ko n'ubundi satani ari hazakorera izo, donc umubare w'inyamaswa kushobora kuzanyura aho ngaho gute? Ntabwo ariho uzanyura. Urumva ubundi ubu ngubu bafashe ibyangombwa byacu byose, yego, bakabisantraliza ku isi. Irangamuntu niyo mwari mugeze, bita byoroshya ubuzima. Isi kemeranye ikavuga ngo aho kugira ngo tujye turuhanya, yego, umuntu uri muri system. Ibyo kujyamo ama passport bateraho amakashi. By the way, uzi ko ubu ngo hari ibihugu bimwe iyo winjiyeyo, yego, nta kashi batera muri passport yawe. Ubu uri muri system ukazavamo nta makashi bateye. Rero bikubwira ngo yego, ariko baba bizi ko wavuyemo cyangwa winjiyemo. Yego. Umunsi tuzaba citoyen du monde, abaturage b'isi yose, kandi niho tugana rwose. Ubu urabona muri East Africa mfata indangamuntu yanjye, uretse ko umupaka w'u Burundi ufunze, ariko iyo nciye mu kirere nkagera i Bujumbura ubundi nemerewe kugendera ku ndangamuntu. Iyo ngiye muri Tanzania indangamuntu ncamo, muri Uganda ninjira ku ndangamuntu, muri Kenya ushobora kwinjira ku ndangamuntu. Hari ibihugu bimwe na bimwe bitarinjira muri system nka South Sudan na za Ethiopia, ariko ubundi uri muri East Africa ugendera ku ndangamuntu. Yego. Icyo zi kimwe. Noneho tekereza umunsi isi yose, kandi warabibonye ko ariho turimo kugana, kuko ugenda wumva amasezerano u Rwanda rwasinyanye na Jordan, rwasinyanye n'ibirwa bya niba za Caraïbes, sinzi ayo bigeze gusinya mu bihe yo kwemerera abantu yuko umuntu uvuye muri icyo gihugu ashobora kuza mu Rwanda atatse visa. Bigakunda. Bigakunda. Birakunda. None se ubu abanyaburayi, iyo ufite ikarita ya European Union, yego, ugenda mu bihugu byose nta nukubaza hose. Bon, rero bivuga iki? Bivuga ngo hari umunsi isi zicara kavuga ati ibintu byo guhora tubangamirana, imureke twemeranye ko umuturage wese utuye ku isi ari umuntu w'isi, ajya agendera ku ndangamuntu ye. Icyo gihe hazaba iki? Indangamuntu zose bazazajista zijye muri system mondial. Ku buryo ninza mfite indangamuntu bakandikamo 250 bamenya ngo yavuye mu Rwanda, bareba no muri system bagahita bamenya uwo ndiwe ni ku numero yanjye iramvuga. Yego. Nibyo mfite byose bakoza ku mashini, ya karita yanjye electronique igahita babwira n'umugore wanjye uko yitwa n'abana banjye n'imitungo yanjye byose bizaba birimo. Byo bizabaho, ariko ntabwo ari cyo kizaba ikimenyetso cy'inyamaswa. Se mushumba mutwibiri banga ikimenyetso cy'inyamaswa, ariko sinzi impamvu mudasoma Bibiliya ngo muyumve. Ni iki? Ikimenyetso cy'inyamaswa kizaza umunsi iyo system izaba yamaze kujyaho neza, nta muntu n'umwe utayirimo. Uwanze kuyijyamo nabo bazabaho, ariko uzaba atari muri system. Ikimenyetso cy'inyamaswa n'uzabona bakubwiye ngo uzurahire kugira ngo karita yawe ibe activated, zamenye ko ikimenyetso cy'inyamaswa cyaje. Buriya kera, reka nk'urugero gufasha kubyumva. Yego. Muri kiriya gihe cy'Abaroma, ikintu cyagoye abakristo, yego, ni ukuyoboka umwami w'abami w'Abaroma. Icyo gihe wari uriho bakamwita nyagasani wabo. Baba bati oya, twebwe dufite umutegetsi witwa Kaisari, ariko tukagira umwami witwa Yesu. Hariho itegeko ryasabaga ko umuntu agenda ukajya mu mujyi ku muntu bishinzwe, bakakwereka ishusho ya Kaisari ukayiramya.
ugatwika ububani, ntabwo byasaba kuvugaga wenda kuyipfukamira, oya Yego. hari utuntu tw'ububani utwika ukavuga uti nemera ko Kayisari ari we mwami wanjye, yego bakaguha seritifika y'uko waramije cyangwa wayobotse, yego ukayitwara aha ukayimanika mu iduka ryawe cyangwa mu nzu, abakontorora baza bayihabona kuvuga ngo uyu nguyu yarayobotse. Utarayobotse bashobora kuza bagatwara ibintu byawe, kuko ubwo ntiwabaga wemewe, ntabwo wabaga wemewe, kuko wanze kwemera umwami ntiwabaga wemewe. Buriya niho abakristo benshi rero bapfiriye. Baravuga ati twebwe ntabwo tuzatwika ububani turamya umuntu. Bati sawa, ubwo mutemeye ko ari umwami wanyu kandi muri mu bwami bwe, tuzabica kugeza igihe mu byumva, tuzabashonjesha kugeza igihe mu byumva. Rero umunsi muzabona isi ibintu bigera kuri 3 cyangwa 4, yego bizakubwira ko ikimenyetso cyageze hafi. cyambi ni bihe Icyambere nubona isi yose yagize umuyobozi umwe. Zasoma igitabo cya Daniel, birasobanutse, biri ku murongo neza. Nubona isi yose yemeye kuyoborwa n'umuntu umwe, bagahuza amafaranga, bagahuza ingabo, bagahuza ubutegetsi, isi kaba one government, uzamenye ngo kabaye. ibyo ngibyo ubanza byo bitari hafi, Nta nubwo biri kure. Barabanza bagakora block. Block y'u Burayi nubwo hakirimo utubazo n'Uburusiya na biriya bihugu bindi, ariko biriya nayo izavamo. Block ya Amerika, Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Oya wumvise Trump avuga ati Canada nshaka kuyigira leta ya 50 na kangahe, yarabivuze. Oya biriya hari igihe atazanagomera no kubivuga, hari igihe bazemeranya Amerika yose bakavuga ati kugira ngo tukureho akajagari k'aba Mexique n'abaki bose, reka dukore igihugu kimwe dukize bariya bajye baguma iwabo, ubutunzi bubasangiye n'ibindi nk'ibyo. Ariko ubundi ibintu bazapropoza bizaba ari byiza. Ni nayo mpamvu izoheruhereza Antikristo. Ariko reka nkomeze nkwihere ibimenyetso. Yego. Umunsi uzabona isi yagize guverinoma imwe, iyobowe n'umuntu umwe, watowe, bakemeza ko bagiye kugira ingabo zimwe n'ifaranga rimwe, mbese isi ikaba koko igihugu kimwe, kabisa imwe. Yego. Uzamenye ngo icyo ni ikimenyetso kimwe. Icya kabiri, ibyo bizaba isi ivuye mu kaduruvayo kavanze, karimo ibyorezo, karimo inzara, karimo intambara zitewe n'abantu, man provoked. Kuko buriya iyo urebye nko kugeza uno munsi nta muntu uratubwira yuko covid yizanye, atubwira ngo ubundi ngo virusi ngo bamudu bucurama, shabwo bucurama ko tumaranye imyaka n'imyaka. Yego. Butari wateye icyorezo nk'icyo covid yateye. Ariko abandi warabibonye bagenda bandika. Yego. Bati iyi virusi ishobora kuba yarakorewe muri laboratoire, nkuko niya sida bavuga ko ishobora kuba yarakorewe muri laboratoire. Bazamikinga shuwa kwisi bakajagari, nibarangiza bavuye ati kugira ngo wabonye ko muri covid isi yari yatangiye kuba umudugudu cyane, abantu batangiye kuba ati twumvikane uburyo tugiye gusaranganya inkingo, uburyo tugiye gukorera hamwe tugakontorora, abantu bose bakitwara kimwe, ibihugu byose. Rero ibyo mbona mubivuga gusa nk'abantu ntabwo muzi ibyo muri iyi si Satani afitemo abakozi benshi banakomeye, ahubwo banagenga isi mu buryo bukomeye. Rero iyo mwicaye mukavuga ngo ikimenyetso cy'inyamaswa ni amakarita, ikimenyetso cy'inyamaswa ni muragishakira mu makarita, mwagishakiye ahandi. Ahubwo icyo ko kajagari kazaba kari mu isi, reka nkurangiriza ibimenyetso kugira ngo mujye mumenya, kuko biranditse. Saka ngaka mushumba, erega biranditse. Oya, ibi ni ibimenyetso byo kuramukwa, niko Yesu yavuze. Ntabwo indiraza, ibise ntibiraza. Iyi ni imigendo. Abagore wenda kubyara bagira ibintu bita imigendo. Iyi ni imigendo, use ko mu gihumeka. Iyi ni imigendo. Umunsi bise byaje, uzi umugore wakubiswe n'ibise, aryo ufite umugore. Oya, niyo mpamvu. Kuko urumva imigendo, umugore we yumva hari utuntu dutera, ariko ibise bije arakubitwa, bamwe bakanaboroga bagataka, bagaharamba inzu bakagera. Rero nkubwire, iyi ni imigendo. Umunsi bise byaje, niko Bibiliya ivuga ngo umunsi bise byaje, ngo uyu Uwiteka atagabanya iyo minsi, ngo n'intore z'Imana zari kwiheba zikabivamo. Ndakurahira bizaba bikomeye. Kandi ibi ni ibimenyetso
mbese satani arimo aragerageza uko bizagenda, ariko iyi ni imigendo ntabwo ari ibisa, kuko hazabanza haveho akajagari, kazemo inzara, hazemo ibihugu bimwe ekonomi igwe hasi, amafaranga yabo ahinduke ubusa, ibindi bihugu hirya bibe biri mu ntambara, ibindi bihugu hirya bibe biri mu byorezo, ku buryo mbese abantu bazareba isi ikabacanga. Noneho ababiteguye babikoze bakora inama, bavuye bati rero tugiye gushyiraho umuyobozi, nawe azaba yarateguwe, kuko baratubwira ngo ya nyamaswa iha ubutware bwayo indi nyamaswa. Nureba muri Bibiliya hari inyamaswa 3 nushaka kumenya uko bizagenda. Igice cya 12 cy'ibyahishuwe, inyamaswa imwe yirukankana umugore wendaga kubyara umwana uzaragiza inkoni y'icyuma amahanga yose, yego, amucitse icira amazi, ubutaka burasama burayamira. Guse bisobanura inyamaswa ya kabiri izamuka iva mu nyanja. Inyamaswa ya mbere ni iki? Ni Satani. Okay. Ega no kutamenya ziriya nyamaswa abantu bamwe bagiye bakavuga amagambo y'ibyo batazi. Ibibazo nimuzigisha. Oya, bamwe barazigisha ariko bakazigisha nabi. Nabyo ndaza kubikubwira. So inyamaswa ya kabiri, yego, baratubwira ngo izazamuka ivuye mu mazi. Nusoma muri Bibiliya, amazi ni sembore y'amahanga yose. Yego. Iyi nyamaswa rero izazamuka ivuye mu mazi. Yego. Ni umunyapolitike uzitwa Antikristo. Uyu munyapolitike ngo azavuga ibintu bikomeye, ngo atuke Imana, ngo arwanye abera, ngo ndetse ahabwe n'ubushobozi bwo kubatsinda. Ako se pastor, ibyo biri muri Bibiliya? Ariko se Bibiliya murayisoma ahubwo. Fata igice cya 13 cy'ibyahishuwe, uhere mu gice cya 12, reka nikomereze. Yego. Uwo iyo nyamaswa imaze kuvaho, ngo abona indi nyamaswa ivuye mu butaka. Yego. Iyo ni très intéressant. Iyi ngiyi ivuye mu butaka, ngo yo ngo ifite amahembe nk'ay'umwana w'intama. Yego. Ngo ivuga ibintu bikomeye. Iyo nyamaswa ngo ariko ngo ikavuga nk'ikiyoka. Ubwo si iyo ya gatatu yo ni iki? Iyo ya gatatu ni idini, uzayibona idini izaza isa n'iya Kristo, ifite amahembe nk'ay'umwana w'intama, ariko yabumbura akanwa ikavuga imvugo y'ikiyoka. Idini izaza igahuza amadini yose, ariko igakuramo Kristo, kuko n'ubundi muri kino gihe niyo baba bajya kubwira ngo bya interfaith n'ibindi. Ariko ubundi ibi bintu ubundi Imana nta kibazo iteza, which is true. Imana nta kibazo igiteza. Ikibazo gitezwa na Yesu. Baragubira ati ukuremo Yesu ibindi bintu byose birahura. Pastor, uzi ko ari byo? None se rero niyo mpamvu bazabyita Antikristo. Iziriya nyamaswa 3 zizahuriza hamwe, kuko uriya bita umuhanuzi w'ibinyoma, ari we ufite amahembe nk'ay'umwana w'intama akavuga nk'ikiyoka. Niwe uzatera abari mu mahanga bose kuramya ya nyamaswa yindi yakubiswe uruguma ikamera nk'iyazutse. So bikubwira ngo nubihuza, urabona Satani arimo gukorera mu buyobozi bwa politiki, akazana umuyobozi we uzakora ibyo amubwiye, hakabaho n'idini izakora ibyo yayibwiye. Ubwo buyobozi bubiri buhurije hamwe bugahabwa amabwiriza na Satani, buzakora ibyo byose maze kukubwira. Ahubwo mushumba, ndaguciye mu ijambo, nimugoroba naraye mvuganye na AI, ndayibaza ngo niyihe mirongo izakurwa muri Bibiliya. Imirongo bagiye bamba neza bihura nuko ntabwo bavuga izina rya Yesu, ahubwo baravuga ngo nko kwemera ugakoresha ibitekerezo byawe mu mahitamo. Ibyo biri mu bizavamo. Abantu badukurikiye muze kubisacinga. Iyo baguha umurongo wo muri Bibiliya, ariko bakagira aho basurinya amagambo, basurinyaho bakavata ayo ngayo niyo ari muri uyu murongo. Erega ibintu byose bizaba bigana ku mitekerereze imwe. Yego. Ya ndiyo bwana, tukajya ku murongo umwe, tugakora bimwe, rero abazatangira kuvuga ngo ngewe bira ntabwo mbijyamo. Bavuga ati muraza mwese kugira ngo chip zanyu zibe activated. Bizaza nta nubwo bizaza mu bwami bwa Antikristo mbere. Batubwira ko azayobora neza pe, renyeye
niba imibare yacu muri Bibiliya ihura neza yego izamara imyaka 7 ayobora 3 ya mbere n'igice nawe uzaba wumva wamuhandagurira inkweto ukamurigatamana kuko azahindura ibyo byose byari byatunaniye byari byarabaye inzitane bitungane isibe nziza iryohe niba nanjye bavuga batari kubundi abantu mukenera imana yiki iyi si yo mana mwavugaga rwose imana ikemuye ibibazo by'isi mu gihe gito mu myaka 3 gusa ibyorezo byose arabiho ese wabanje ukareba covid yagiye ite ese mugani twarahumirije duhumuye amaso dusanga yagiye yari yagiye nizi ntambara zose bashobora kwicara batuke intambara ubukeneye inzara kwisha twabikuweho kandi bigakunda kuko amafaranga arahari barayafite noneho ubundi abantu muvuga imana mukeneye itari iyi niyi noneho kugira ngo tubone yuko tubyumva kimwe mwese muze muhinduze chip twaactivating nimero zanyu muri new system utazajya kwaactivating kugira ngo activating no uzavuga ngo nta yindi mana iriho uretse uyu muyobozi wacu nihakanye ibyo bya Yesu nemeye umuyobozi niyo mpamvu bamwita antikristo ntabwo ari anti-dieu na antikristo hanyuma wowe rero niyo uhakuzana amakaka n'ubushagaga bakudesactivating nujya kugura amashanyarazi byanjye nta mbuto uzaba ufite ushobora gutera ko warabonye izi mbuto za GMO ntabwo ushobora kuzitera ngo zimere ugomba iteka ryose kujya kugura izindi zo gutera izo baguhaye biriya muri system uzaba ugomba kudepanda kuri system independence kuri system nicyo kintu cya mbere kizabanza kuvaho ntushobora kubaho utari muri system ntabwo uzabaho utari muri system mu yandi magambo ntabwo uzabaho chip yawe itari muri system nujya kugenda mu modoka ukubwira tashwida nunyura mu muhanda ziriya za circuit ferme zidetecting uyu nguyu nuwaheye ko tubona tutamusoma uzi ko buriya hari ahantu unyura bakanahita bamenya uhanyuze cyane barakureba ijisho ryawe warabonye ko ubu ngubu basigaye badufata ikimenyetso cy'ijisho yego rero uzajya ugenda kamera iri hariya hirya ikurebe mu jisho uburyo utari ku uyu nguyu ko atari muri system mu mufata uyu nguyu agomba kuba ari ikigomeke ugomba kutugendera mu muhanda utari muri system ugumi wawe telefone yawe ntizaba ishobora gukora kuko ntabwo uzaba activatinze system ya telefone wumva na computer yawe na televiziyo nta kizaba gikora n'amashanyarazi ntazaka mushumba reka nkubaze utari muri system ntabwo uzakora reka nkubaze ikibazo rero ninde muntu warokoka ibyo bintu kuyo niyo mpamvu bakubwira ngo abazanga ntibazatunda ntibazakora muri system wabo bazapfa nyine ubu hano dufite abantu bashaka kwemera inzara ikamwica akanogonoka agashiramo umwuka yewe mbwiye ngo ndahirire ko Yesu atari umwami wanjye ntabwo yanoke fine niba ushaka kunyica buke buke byihorera inzara izanyica niba ushaka kunyica byihuse ndasa cyewe nagenda nijye ubikwibwiriye cye nagenda abanyabwoba buriya abanyabwoba rero nibo bakubwira ngo Yesu azabanza tuvane mu isi ngo hanyuma ibyo bibone ko hanyuma se antikristo azica abaye ko batubwira ko azica abera azica abaye mwagiye hari abazanga kumvira reka mwohereze ubanza usome biriya yawe neza kuko n'abakristo bose ikitwica yego umunsi uzahuza ibyo Yesu yavuze yego ukabihuza n'ibyo Daniel yeretswe ukabihuza n'ibyo Yohana yeretswe yego ndetse ukongeraho n'udukiya two muri Ezekiel n'akandi gace gato ko muri Yesaya uzabona full picture y'ukuntu ibyo bintu bizaba bimeze igishushanyo rwose cy'ukuntu bizaba bimeze uzakibona okay ariko abanyabwoba bapfa ikibazo kitarabageraho ya njye nari nzi ko ibyo bintu by'amagorwa gutyo bizaba itorero ryaragiye reka tubitegereze ibyo bamwe barambwira ngo rizaba ryaragiye nkana niko iyo nsoma ko nta hantu mbona Yesu yatubwiye ko tuzagenda gutyo two tuntu harimo amafata nk'akarongo kamwe ka Paulo yandikira Abatesaloniki nkashakisha ahandi hantu abera bazaba baragiye nkabura ariko ababyemera sinjya mbarwanya kuko Imana yaravuze ngo ibyahishuwe ibiri clear nibyo byanyu
ibidasobanutse neza ibyo ni iby'Imana na Yesu bigeze kumaza atari ku bundi watubwiye yego uzaza ryara atari ko mwebwe mubaza ibibazo mutagombaga kubaza ibyo si ibyanyu ibyo si ibyanyu mwebwe ni mumaranire kwinjira hari umuntu ugeze kumaza atari ko abantu bajya mu ijuru ni benshi wrong question we maranira kwinjira mu muryango ufunganye niba ari benshi cyangwa ari bakeya that's not your problem icyo si cyo kibazo cyawe hari rero mbana mwese muri aho gusa ahubwo mucyatsa oya dore reka nkwereke mama mbwira ngo mama mucyatsa aho n'abashumbu bashyiremo ubu yatwese ubundi ubu ngubu iyo wicaye uzo uzapfa ryari reka nawe ubizi ubu se uriteguye abakristo benshi baba bari aho ngaho ngo antikristo azaza ngo ibimenyetso by'inyamaswa benshi muri mwe murabifite ubugambanyi buri mu bakristo ubusambanyi buri mu bakristo ubwambuzi buri mu bakristo ikimenyetso cy'inyamaswa mushaka kindi kirenze icyo niki ubu niba ushobora kuba uri umurokore ukagambanira mwene so ko Yesu yaravuze ngo bazagambanirana umunsi bazagushyiraho agahato uzamuhisha biragoye kuko jewe nshobora kubanuke rwose Izayi jewe biriya bintu ntabwo ndi burahire ariko nzaza nihisha iwawe wowe ujye ugenda uguruzane turye yego kuko uri umuvandimwe yego akubwira ati waca we wowe wamushenzi wanze gufata ikimenyetso none urashaka kunyihishamo urashaka kuzanyicisha bazagambanirana none niba tugambanirana ntawe dushyizeho agahato niba twamburana tutashonje niba dusambana ese ubwo ngubwo urambwira ngo ikimenyetso cy'inyamaswa cyarabafashe hanyuma bamwe bakajya aho ngaho bakiyererutsa gusa ngo AI ngo nicyo kimenyetso ngo ikarita ngo ni ikimenyetso cy'inyamaswa ni ikintu cyose kizagusaba kwihakana Kristo haba none haba ejo haba ryari kandi uno munsi Bibiliya tubwira ngo iyo dusubiye mu byaha tuba twongeye kumusubiza ku musaraba bazara kumwihakana kurenza uko abakristo ugiye mbona murangariye mu bintu hari imirimo Yesu yadusigiye hari ibyo twagombaga gukora hari uko twagombaga kubaho hari uko twagombaga kubana ahubwo duhugiye muri za speculation ngo ikimenyetso ngo ikarita ngo ikarita y'indangamuntu nshya ngo abongereza banze ibingibi ngo bari abanze biriya ndawe ni biriya giye nanabonye mugiye mu muhanda ngo mugiye kwigaragambya mwanga indangamuntu nshya nakubwira ni rwose iyo nibanzanira iyanjye ahubwo bandindi mirongo yanyu igihe muzajya kugarura ubwenge muzasanga naragiye kuko n'ubundi ikimenyetso kizaza kandi nikiza bakambwira ngo ihakane Yesu giye nzemera n'indangamuntu bayitware niba ariyo kondisiyo ariko nzi neza ko nitujya gufata indangamuntu ejo bundi wenda izinshya hari wazabwira ngo ihakane Yesu oya ibigore ikimenyetso ntikiraza ni indangamuntu bisanzwe ikimenyetso ntikiraza kizaza byo nanjye ndabyemera ko kizaza ariko ibimenyetso byacyo ubu ngubu turacyari mu migendo ibise ntibiraza umwana ntaravuga ngaho rero mushumba hari ikintu ngira ngo wenda kugira ngo mwumve niba numvise neza nakurikiye neza ngiye nkurikije ibyo mwatubwiye urabona iyi si iri kugira akaduruvayo reba hano muri aka karere kacu ni papa nta nyine ni gukozanyaho ntawe uri kurebana n'undi hiryiza none twatuzi ko ari hano muri Afurika mu bazungu naho biriyo buriya Putin arakubwira ati ngiye ndi kurwana na NATO ntago ndi kurwana na Ukraine urumva ni Uburayi Amerika biriya bihugu byose hanyuma none Uburusiya nabwo bukaba bufite uburyo buri kugenda bwiyungayunga n'ibindi bihugu nk'Ubushinwa n'iki nabyo bihurize hamwe icyo nshobora kwibaza mushumba ubu aba bagabo ntibaba bari kubitegura kugira ngo babanze barebe n'abo banyantege nke urumva Putin namara guhuza bariya Ubushinwa bukaba bugiyemo Amerika yo byarangije gukunda NATO irimo hanyuma natwe hano muri Afurika wenda ho biracyagoranye urumva bitazoroha ko cyangwa se isi yo yaba ari inzira yo kugira ngo ako kaduruvayo haze wa muntu ugahosha birangira ahubwo ikibazo bagombye kwibaza si icyo ngicyo yego ninde ushyira esanse mu muriro isi igakomeza ikaba kaduruvayo ntacyo mutubwire
buriya byoroheye satani kuza akanangira umuperezida hano, yego, akanangira undi hariya, agafata ibihugu 5 6 akabishyira mu ntambara, yego, ntibahuze pe. nk'ibyo uvuga bya NATO. Effectively iyo Putin avuga ko atarimo kurwana na Ukraine, Yego, none se ubwira ngo buriya Zelensky iyo Abafaransa, Abongereza, Abadage, Abanyamerika batamutiza ibikoresho ngo bamuhe amamisire, bamuhe indege, bamuhe iki, byari umunsi umwe. Putin rwose, by the way, buriya uzi yuko Abanyamerika babanje kwanga gufasha Zelensky. Barabati byari yose uyu nguyu Putin aramurangiza mu byumweru 2, hasigaye turanegosiye uko ibintu bigenda. Babona nta murangije. Barabati ariko babizira kadushyigikira uriya mugabo, bariya nabo tubaca intege. Yego, Bahita bisukamo. Ariko buriya ninde ubiri inyuma? Ninde wanga amahoro ku buryo ibihugu byemera bigahomba? Kuko buriya nabyo birahomba. Urebye gazi Uburusiya bwoherezaga mu Burayi, yaragabanutse ariko bigira impact kuri gazi ku isi yose. Iyo igabanutse bafatiye avaga muri biriya bihugu bindi bicukura, kuko bo bafite amafaranga, na sosiyete zicukura n'izazo. None ibindi bihugu nkatwe tukagenda tuburiramo, duhomberamo, cyangwa se bakabwira Putin bati rero ku bya gazi turakomeza tuyakire, kuko turayikeneye. Ariko kwibaza ngo ariko ninde urimo gutera aba bantu kwanga kumvikana? Ni Satani. Rero abantu kubera ko Satani atagaragara, ntabwo bashobora kubona ibyo arimo gukora. Nabo ngabo tuvuga ngo akoresha, bashobora kuba batanazi yuko arimo kubakoresha, nkuko hashobora kuba hariho ababizi kandi bakaba atari abo ba perezida, ari abandi bari ku ruhande. ngo iki erega Satani abakozi be bafite cash nyinshi kandi bakontorora za system zikomeye. Barangiza nabavuga biri kijyana, ugasanga abakuru b'ibihugu babagize abajyanama babo, bashobora kuza bakabwira bari atari kozi niturasa Putin, intwaro zacu zishaje zose turabaza tuzimaze mu bubiko, tuzisimbuza inshya, amafaranga biyongereye. Zelensky bumwira ko bazimuha kubera ko ari umwana wabo. Reka ni imyenda wapi. Kandi na Putin nawe buriya hari icyo atanga kugira ngo abashinwa bamuhe ibikoresho, Abakoreya bamugurishe za drone, aba Iraq n'abandi. Ntabwo ari ubuntu. Iyi si nta buntu igira. Ntibazakubeshye, nta buntu buba ku isi. Oya. Nakubwira ngo tubikorera ubuntu. Yewe kubeshya. Ntabwo icyakora ubuntu bwa Kristo bwo ni ubuntu n'abamwigana, ariko wowe ntumbwire ngo biri aho harimo ubuntu. Okay. Mushumba, mutubwiye ibintu bikomeye, icyampa Imana ikabiherekeza bikagera kuri buri muntu wese ukwiriye kubyumva. Kuko iki kiganiro ntago ari cy'uyu munsi, ni ikiganiro navuga ngo kibihe byose. Ahubwo icyo dukeneye ni abakristo basobanukiwe, n'abashumba. Ariko mvuze abakristo ntabwo nkuramo abashumba. Mbere yuko tuba abashumba turi abakristo. Hari amagambo igihe Dawidi yarabaye umwami wa Isirayeli, ingabo zagiye zimusanga zivuye mu moko nako mu miryango itandukanye ya Isirayeli. Yego. Abantu bavuga ngo harimo bene Isakari. Yego. Ngo abagabo ngo bazi gusoma ibimenyetso by'ibihe, ngo bakamenya iki Isirayeli ikwiriye gukora. Dukeneye abakristo bazi gusoma ibimenyetso by'ibihe, yego, bakamenya uburyo bakwiriye kwitwara. Dukeneye abashumba bazi gusoma ibimenyetso by'ibihe, bakamenya kwigisha abakristo kugira ngo be kuguma mu bujiji. Be umva reka nkwereke, ejo bundi abantu bazanga indangamuntu. Si ukubeshya. Uburuko bazaguha service gute utagira indangamuntu? Hoya gute se? Ubu ngubu dufite icyo bita tini namba. Iba yanditseho ikintu cyose utunze. Icyo se ni ikibazo. Wapi? Cyoroshya service. Rero umuntu uziha ngo ugiye ngo sinzafatira indangamuntu, ngo buriya ngo nzamubwira ni sawa. Yireke nawe nta service uzongera kubona. Uzajya kwa muganga. Babwira ati se indangamuntu yawe ati ntawe mfite. Uzajya gusaba service mu karere. Indangamuntu yawe ati ntawe mfite.
bazaba barimo gufata ingegera ku muhanda abantu batagira ibyangombwa bati indangamuntu yo tinabigira bati sawa genda ujye mu ngegera kuko ntabwo wadusobanurira ko uri umuntu wiyubashye utagira ibyangombwa ugende mu gihugu gusa nk'agahuru. Ariko abakristo badasobanukiwe bazarangiza bari muri iyo kategori, bizanabagora. ariko abubwo bazihutisha ikimenyetso kuri bo, kubera ko uzaba udafite indangamuntu se ubu ibintu byose byubakiye ku ndangamuntu kugira ngo ubone simukadi yubakiye ku ndangamuntu, kugira ngo ubone ikintu cyose ushaka kirubakira ku ndangamuntu. Wowe rero uzaba wishyize muri sisitemu ya antikristo ntawe yigushyizemo, ko ntawe wagusabye guhakana ukwizera kwawe. Nta ndahiro irimo, uretse n'indahiro nta na commitment yindi y'imyizerere, ni agapapuro nk'uko nsanzwe n'ubundi simfite indangamuntu. Yego, ariko se nkwerekeye uretse ubuswa. Yego, iyi karita ndangamuntu n'ubundi uko aya makarita akoze. Yego, ubu ufashe ino karita yanjye ahubwo nizere ko ntayitaye ko ndeba ntayibona irahari. Ufashe iyi ndangamuntu yanjye sibyo, barakubwira ngo chip. Iyi karita ndangamuntu uyikojeje aka ka barcode, ugakojeje ku mashini isoma barcode, ubu information zanjye zose ziri muri aka kantu k'umukara 100%. None se chip sirenze iyi ni so kuvuga ngo bahinduye ngo format cyangwa bahinduye content, nta kintu cyahindutse. Ni indangamuntu wari ufite, iyi ndangamuntu ntawe ihuriye n'imyizerere, ntaho njya kuyifata nta wandahije, nta n'icyo bansabye mu bijyanye, nta n'ubwo wambajije idini yanjye. Wapi bampaye indangamuntu nk'umunyarwanda, bazanye indangamuntu bakavuga ati ariko iyi ndangamuntu nshya none mujya kuyifata mugomba kuzabanza mukarahira ko mwihakanye ibyo mwizera. Aho ngaho nanjye nahita mbabwira nuko mugumana indangamuntu yanyu, ikimenyetso cyaje. Ibintu byo kugenda abantu bakigira baswa, mumenye gusoma ibimenyetso by'ibihe, mwe kwiteranya n'isi igihe cyayo kitaragera. Kizagera byo byihorere. Ari byo mumbwira ngo ibimenyetso turagendana amakarita. Ariko rero mushumba uzi ibintu byinshi, kubivuga nawe nyine ntabwo nzi ibintu byinshi, nsoma Bibiliya. Oya, uzi ibintu byinshi ahubwo kubivuga, ariko hari igihe Imana izajya idugufasha nk'uku nguku utunoshereho gatoya tubimenye, kubera ko ni ukuri nanjye numvaga nibaza irangamuntu ngo bisaba imboni, ukabanza ugashyiramo amaso, ugashyiramo n'igikumwe, ariko urumva ibintu. Ariko reka mbigusobanurire, ubu ni ko isi irimo gukora. Yego, hari ibintu bikwidantifiya ku buryo nta wakwitiranya n'undi. Nshobora kugenda bakambaga kereka bankuyemo amaso. Yego, kandi kugira ngo bankuremo amaso batere imana, kandi biri logique, byabagora. Nibashyira ku jisho, niyo naba naribagishije nkahindura face, uyu ni wa wundi, ntabwo byo bihinduka. Nzaca ku kibuga cy'indege, Interpol irimo kunshakisha, nindeba muri ka kantu basi bihite bikonekita na system yose, bavuye ati wa mujura twamubonye, wa muntu mwashakaga ngo yari hananyuze hano. Rero igikumwe, ariko noneho mu gihe cya antikristo, yego, icyo ntabwo aricyo kizaba ari ikibazo. Ikibazo nuko bazavuga ati agacipo warusanganywe mu kiganza cyangwa mu ikarita mu mufuka, yego, ugomba kukazana tukareactivatinga ari uko umaze kurahira. Nuzabona icyo cyabaye uzamenye ngo byahuye. Erega ubundi biriya bimenyetso nubibona, nubona isi yagize ubuyobozi bumwe, ifaranga rimwe, yego, ingabo zimwe, yego, banke zimwe, n'ibindi byose mbese bimwe, icyo si kimwe. Yego, ukabona utujagari twariho ku isi twose turarangiye, tuyoyotse nk'igicu cy'imvura gihushywe n'umuyaga. Ukabona haje umuyobozi kabisa, abantu bose, uyobora isi yose, uvuga abantu bose, kuko ngo azaba ari eloquent. Umuyobozi uzatuyobora niba nzaba nkiriho, ariko gihe byanaba vuba, azaba ntabwo ari vuba, kugira ngo isi uzayihuze muri iyo system haracyari imyaka itari munsi ya 50. Ndakurahiye mushumba, nyamara ushobora no gusanga mu gitondo tubyutsa ku kaduva hagati. Ntabwo ari ejo bundi, kugira ngo uzafate aba baturage bose binjije washyire ku murongo umwe, bose babyumve. Oya, batunga amakarita, batunge credit card, bagendere ku ifaranga rimwe
ritari amafaranga. Ubonye ko ubu nta mafaranga tugitunga, ariko dutunga imibare yonyine. uragenda bakaguhemba imibare, bohereza ibipapuro bakavuga ngo, bakabwira beka bati mudukurira, hari imibare yacu beka ifite, ntabwo bibara amafaranga, iba ifite imibare. Ni ukuri. None se abantu baricara mu Budage, wibwira ngo baterura miliyoni y'amapawundi ikava mu Bwongereza, cyangwa miliyoni y'amayero ikaza muri beka, muri banki nasiyonari wenda y'u Rwanda, muri beneri, barayaterura bakayazana kashi gutya, bakabara miliyoni, hazi imibare. biriya bikorera ku hazi imibare. N'ubu duhembwa imibare. None se reka nkwereke, iyo mfata pansiyo, pansiyo yanjye RSSB yandikira konti yanjye ya pansiyo iba muri GT Bank. Wibwira ko buri kwezi baterura amafaranga angana na pansiyo yanjye, yego, bakayohereza muri GT Bank, ngo GT Bank ngo turaza kuboherereza, ngo mufite abapansiyoni, reka tuvuge wenda abapansiyoni 100, ngo duteruye miliyoni 50, inote 10,000 za 5 tuzohereje muri GT Bank. Niko bigenda, bohereza imibare, amafaranga akabaraje. Amafaranga nibyo twita amafaranga, uyabonaye. Ahubwo sura cyane abona za modoka zitwara nk'urugero. Ubu iyo twicaye nkakwishyura kuri momo, yego, kuri imibare, jewe reka nkwereke, ntawe nyihurira n'amafaranga. Nanjye nuko ndicara nkafata app yanjye ya beka, nkinjira muri konti yanjye, nkakuramo imibare, nkayohereza kuri telefone yanjye, nkakoherereza imibare, nawe ukohereza undi muntu, amafaranga muhuriye he nayo? Nibyo. Ubwo rero urumva, umunsi uzabona buri muntu wese uri ku isi yarinjiye muri iyo system, nta n'ifaranga rikibaho, nta noti igisohoka, twese dusigaye dukorera ku mibare nyine electronique. Tuzaba twegereje, ariko tuzaba twegereje umunsi uzabona isi yose nshobora kohereza momo, umunyamerika akanyohereza momo, nanjye nkamwohereza momo, tuzaba turi ku ifaranga rimwe. Bizaba byoroshye, bizaba byabaye, isi yabaye umudugudu. Yego. Urumva rero igihe ibyo bizajya kuba, si vuba, ntabwo ari vuba, ariko bizaba. Abagabo babitekinika bigakunda, turimo turaganayo. Ariko burya uzi ko n'izi modoka twayaga tubona amakomfort for, ugasanga imodoka irinze amafaranga, ifite abasekirite barinze ayo mafaranga, ukabona ntitukibibona. Baba barinze iki se? Bibaho, ariko biri limited, ni gake, kuko hari abantu bagikoresha bizi za kashi z'ibipapuro. Ariko ubundi kashi uragenda ufate visa card. Nk'ubu ngiye muri Amerika, yego, ndajya muri restaurant, nshishemo visa card yanjye, njye mu Burayi bishyura mu mayero, nshishemo visa card yanjye, uyu ni umwenda. Ubu ni ukuvuga ngo no muri Amerika byakunda, iyi ngiyi no muri Australia, ahubwo no muri Bwongereza nahe, igihugu cyose kiri developed. Iyi karita nshobora kujyayo nkarya, bagashyira mu mashini yabo bakiyishyura. Nshobora kuza hano bakiyishyura mu manyarwanda, najya i Burayi bakiyishyura mu mayero, najya muri Amerika bakiyishyura mu madolari. Bitindira ikize ko arakamo, ariko se we ntabwo ujya ubibona. Ntabwo urajya muri restaurant bagashyiramo karita bukishyura. Iwacu niho nabibonye. Iwanyu he? Hano mu Rwanda nyine. None bagize ngo u Rwanda rero ruri imbere y'abandi. Iyi karita ni inyarwanda ho. Muransetsa. Okay. Uyu munsi twize ibintu byiza twari dukwiriye kumva, icyamba n'abashumba namwe mukabyumva, mukajya mumenya uburyo donc hakagira ibintu bihinduka mu rusengero, abantu bakaba mu rusengero atari ukubyina amakorasi iraje bigenze neza n'ibindi, ariko tukagira n'ibintu by'ubwenge nk'ibi. Bizaza. Hanyuma mushumba, ikintu cya nyuma tujye gusoreza, hari ibintu utahurijeho n'abantu abo bamwe mu bazwi numva mudahuza. Ubu nize tugomba guhuza. ariko biba byiza mwahuza. Nk'ibiki? Urabona
wowe na pasiteri wambaje Emmanuel muvuga ko hari ububyutse buzabaho kandi bukaba ari ububyutse navuga ngo buri donc muri rusange mwabivuze kenshi, ariko hakaba hari abandi bantu nabo bavuga bati ububyutse ntabwo nta bubyutse busigaye muri Bibiliya Imana yavuze, asigaye ahubwo ububyutse bw'umuntu ku giti cye. Ibyo bintu ariko reka nkubwire yewe hari ibintu nanga, yego, kuko bigaragaza gusesengura guke. yego, n'ubundi mfite abakristo 3,000 hano mu rusengero, yego, wowe ugakanguka nanjye ngakanguka, yego, n'uriya agakanguka n'uriya agakanguka, n'ubundi resultat final uru rusengero ruzaba rwakangutse. Reba ibintu abantu bambwira ngo hasigaye ububyutse bw'umuntu ku giti cye. Ese umuntu niba ari ububyutse bw'umuntu ku giti cye, abantu bose bazabyuka hagira abasigara baryamye? Jewe mpunze kubwira abantu ngo icyo mpfa n'abakristo, yego, bajya mu mpaka z'imburamumaro aho kugira ngo ahubwo bajye gushaka iby'Imana yababwiye. Sawa, jewe niba wemera ububyutse bw'umuntu ku giti cye, yego, genda ubukurikire ubutuzanire. Jewe icyo ndimo kubaza Imana ahubwo ndabibwira ngo Imana kwa dusezeranije ububyutse muri iki gihugu, kandi buzaza bugafata ibintu byose, tuzaca mu yihe nzira ngo buze. Jewe nzagiramo uruhe ruhare? Jewe nyibwirira ibyo ngomba gukora, abandi bajya impaka zabo ntibindeba, kuko ningera mu ijuru ningera imbere ya Yesu, yego, ntabwo azambaza niba naremeranyaga na Yezayi cyangwa tutaremeranyaga, azambaza ariko ibyo naguhaye gukora namba ibyo naguhaye kumva warabyumvise. yego, igitabo nagusigiye ngo ugisome ucyumve kikuyobore, wakigendeyeho, shyireho vi. Umwuka naguhaye ngo umwumvire, mujye mukorana, mwarakoranye, waramwumviraga cyangwa wamutezaga agahinda? yego, namba umurimo nagusigiye warawukoze cyangwa warawurangaranye? Ibyo bitatu rwose agakiza ko narakakiriye, kuko icyo ntazakimbaza. yego, Yesu nkwakira urabizi, nta kibazo mfite. So ibindi byose niba uri bunyime wenda amakambu yihorere undeke nibere hano, kuko baratubwira ngo abazaba banditse mu gitabo cy'ubugingo, yego, ngo abatanditsemo bazakomeza, ngo ariko abanditse mu gitabo cy'ubugingo ngo bazabumbura ibindi bitabo bahemberwa ibyo bakoze. Rero nanjye naba narabikoze mu buswa, yego, naba narabikoze mu buhanga, mpfa kuba narakoze ibyo wantumye. Ibindi bisigaye rwose aba tutemeranya sinzabarwanya, yewe sinjya nkunda impaka. Aho batarega ibintu Pastor Twane tubavuga ntitubyemera, ubundi nanjye siniyemera, byarananiye, none kuki abandi banyemera nanjye nananiwe kwiyemera. So reka twemeranye, yego, ko hari icyo Imana ishaka gukora. Niturangiza duhaguruke buri muntu akora uruhare rwe, yego, ikizavamo cyaba umuntu uhembutse ku giti cye, cyaba itorero ryahembutse muri rusange, bipfa kuba byahembutse. Ariko simbona ukuntu umuntu yahembuka ku giti cye itorero ryose ntirihembuke. Ubu wafata ibiti byose ukabicana bikaza bigurumana, yego, ukambwira ngo ariko ngo nabonye ngo ibiti byose byagurumanaga ariko ngo ishyamba ntiryahiye. ntabwo bishoboka. Ubase koko iyo logique ntabwo ibaho. ntabwo ibyo nta bubyutse bw'umuntu ku giti cye bubaho. Iyo abantu bose bagize revival, itorero ryose riba revived. Ibyo byo nanjye ndumva nemeranya nawe. Ubundi nshobora kugira ububyutse ku giti cyanjye nawe ukaba ubufite, ariko urumva turabufite nyine byabaye cyane cyane iyo ngewe nabyutse. Yego, ntabwo ushobora gushyira umuriro mu ishyamba ngo rigiye gushya, ntibishoboka. Umukristo kuko wagize riyo revival arakongeza. Umukristo umwe ni nk'umurwayi wa covid rwose. Umurwayi umwe wa covid arahagije kugira ngo village yose ihite yandura, apfa gusa kuba batamufungiye mu nzu ngo ugere mu kato. N'umukristo rero wabaye revived aratwika, acumika ishyamba, hagashya mugane w'abana. Ibyo rero byawe kumera ngo hazaho ububyutse bw'umuntu ku giti cye budafata abandi, nta buzaba bwabaye. Jamais. Okay, hanyuma mushumba, ikindi urabona muri iyi minsi niba nabyita satani, imiryango ibanye nabi ku buryo navuga ngo buteye ubwoba.
bamwe bakavuga bati ni ikoranabuhanga riri kubyica, abandi bakavuga bati ni ya minsi y'imperuka. Mubona nk'amwe mu mboni zanyu nk'abantu mufite ubunararibonye, niki gishobora gukorwa kugira ngo abantu bongere babane neza, umugabo n'umugore babeho baryohewe, abana? Kuko reka ng'urugero, hari nko ejo naciye ahantu ku mugoroba, noneho umwana umwe w'umukobwa baramubaza se ni ikihe kintu cyakugoye mu buzima bwawe bwa buri munsi? Aravuga ngo ikintu cyangoye, nakundanye n'umuhungu ariko akundana na mama ntabizi. No, ngo akundana na mama, hanyuma njya gusura uwo muhungu, mfata telefone ngira ngo mbwire mama ko nyine muhamagare mubwire ko ndaza gutinda, ati nsanga handitsemo izina Love. No, hashize umwanya mbona mama arahansanze cyane. Hanyuma umwana w'umukobwa nyine aravuga ati nta kundi n'ibyateye, aragenda. Si uwo gusa, hari umuntu ushaka nk'abakobwa iki gihe, ahubwo hari akwiye kubaho n'ibiganiro byinshi byabo, usanga areba ibyo mukuru we ahuriyeyo nabyo, akavuga ati mukuru wanjye yaraye atashye none muri kumbwira njyeyo, cyangwa se akakubwira ati nkurikije uko papa na mama babanye nta mugabo waza agira icyo ambwira, donc nyine numva narabaye undi muntu. Okay, iki cyaba ikiganiro kirekire, yego, kitanahuye n'icyo twaganiriyeho, kibikira ubutaha, nta kibazo. Nibyo byiza, naho ubundi twaba tugiye kuvanga. Oya, uzi gutangira kugabura ikintu, yego, hanyuma ukagisiga hagati, ariko buriya atwicishije inzara rwose, ntabwo iyi topic ayinonoso uzagaruke. Okay, ngira ngo abantu mwari mudukurikiye mwumvise aho ducumbikiye, mbateye amatsiko, ubwo ikiganiro cy'ubutaha niki kandi kirenterese kubera ko biteye ubwoba. Sawa, nzabo bamara. Murakoze mushumba rero, mugira amahoro. Reka dusenge ubwo. Yego, turagushimye mwamana yacu, duhora tugusaba ngo tuyoboreshe umwuka wawe wera, kugira ngo ibyo tuvuga bibe byo kubaka, bibe byo kungura, bibe byo kwagura abantu bawe. Ufate iki kiganiro ibitumvikana neza, ubyongeremo gusobanuka ku bazabyumva, ariko ufashe buri mukristo wese kumva ko ibi ari ibihe tugomba kuba maso, kuko Yesu niko waratubwiye ngo mube maso kugira ngo mutazagwa mu moshya. Yego, turasenga ngo utwigishe twe kurimbuka kubera kubura ubwenge, ariko turasenga ngo n'ubundi ujye udufasha kuba maso kugira ngo twe kugwa mu mitego ya Satani. Bana na buri muntu wese uzumva iki kiganiro, bane n'abagitegura, ushyiremo amavuta, ushyiremo ibisobanuro, wongura ubwoko bwawe ubwigishe, mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo. Amen.